Reka noneho uyu munsi turebe uburyo ki ushobora kwinjizamo amafaranga online nta gishoro bigusabye, kandi ni uburyo bwizewe. Bumwe muri buno buryo nanjye ndabukoresha nubwo ncuruza n'ibindi. Ikintu cya mbere wacuruza online ni digital product. Ugomba kuba uzi icyo bise Canva, uzi kweditinga nk'amafoto, nk'amapost ya Instagram, ukamenya gukora utuntu tw'utuvideo wacuruza. Hari no kuba wacuruza kuri Etsy, Teachable, Gumroad. Hari no kuba wacuruza book, ibitabo biri ebook, biri electronique kuri Amazon. Hari n'ahandi hantu henshi ushobora gucuruza ibitabo. Ikindi ushobora gukora ni dropshipping. Ni ukuvuga ngo wowe uragenda ugapostinga, wenda tuvuge ugakora Instagram account cyangwa ugakora website, ukajya upostingaho wenda product runaka wenda abonye kuri AliExpress, umuntu yayikunda ashobora kukwishyura ukayimuzanira. Ashobora no kukwishyura igice, cyangwa wowe wabona ko bayikunda ari benshi ukayizana abantu bakayiguhahira. Dropshipping nyine nayo ushobora kuyikora nta gishoro, nyine abantu bakwizeye ukajya ubazanira bya bintu bakeneye. Ikindi cyinjiza cyane ni ukuba umu content creator. Buriya aba content creator tubishyura menshi. Nanjye ubaye uri umu content creator uzi gukora amavideo ajyanye na skin care, ibintu nk'ibyo byo kwita ku ruhu, wanyandikira tukareba uko wajya ubona amafaranga kuri izo video zawe. Ibintu byo gukorera abantu amavideo birishyura pe. Ushobora no gukorera abantu video kuri Fiverr, barazigura. Ukaba bakorera amavideo ya YouTube bakakwishyura. Ikindi ushobora gukora ni ukuba affiliate marketer. Ukagenda nko kuri Amazon, hari uburyo wiyandikisha ubaye ufite nka Instagram page ifite abafollower nk'ibihumbi 5, cyangwa ufite abafollower kuri TikTok. Uragenda ukiyandikisha kuri Amazon affiliate, ubundi ukareba wenda nka product uzabanza usacinge, urebe niche zikunda guhemba akayabo. Ibingibi ni mu bishaka nzabivugaho birambuye. Ni ukuvuga ngo uragenda ukareba niche, na ChatGPT ishobora kubikubwira niche ihemba menshi kuri Amazon. Noneho warangiza ukajya ugenda upostinga za product zabo ukaryaho commission. Ubu buryo burakora cyane, ushobora no kwinjiza $10,000 mu kwezi kumwe. N'ama skin care brands nayo ushobora gufata ugapostinga nka product n'urugero zacu, abantu bajye bagura, ukaryaho ibyo 5, ukaryaho icyo 1,000, ukaryaho 3, nyine gutyo. Nyine uragenda ukareba ya product nziza itanga result abantu bazakunda vuba, akaba ariyo nyine wamamaza. Ubundi buryo bushobora kukwinjiriza ni print on demand. Ugaprintinga tuvuge nk'ama t-shirt ariho wenda nk'aba basitari bacu, cyangwa terima igezweho, ukabiprintinga, wabona abantu bagakunze ugaprintinga twinshi, nyine abantu bakajya bakubwira ukabona kuziprintinga. Ushobora guprintinga ingofero, ibikombe byo kunyweramo, uduteremunsi, amakaramu, udukayi, ibintu nk'ibyo. Ikindi cyinjiza web design. Kuba wagenda ukiga web design ukajya ukorera abantu ama-web, nabyo ntago bihenze kandi banakwishyura mbere. Ikindi muri digital product ntago nabivuze birambuye, ushobora gucuruzamo ubumenyi ufite. Ushobora kuba ufite ubumenyi runaka, wenda tuvuge ufite ubumenyi kuri finance, ukigisha abantu finance, ukigisha fitness, ukigisha uburyo abantu bashobora kuba elegant, gufasha abantu bakundana, ukwigisha skin care. Mbese wakwigisha bwa bumenyi ufite wize, ukabwigisha kandi abantu bakabiguhembera. Ushobora kubibamo n'umu-influencer ku buryo abantu bajya bifuza kwamamaza muri ibyo biganiro byawe. Ikintu cya digital product ikindi, ugomba kuba uzi gukora ama-journals, amafoto. Hari n'ama app ushobora gucuruzaho amafoto,
ushobora gucuruza ama templates, ushobora gucuruza n'ibintu bigiye bitandukanye n'amajwi. Tuvuge hari abantu baba batazi ukuntu imvura isakuza, ushobora gucuruza urusaku rw'imvura, amajwi y'inyoni, ushobora gucuruza ibitabo, ikindi kindi ushobora kuba umublog, Google blog, uzabisacinge nabyo urebe, nabyo kuba monetized biroroshye cyane. Uragenda ugakora blog yawe ukajya wandika, noneho ibyo bintu wandika biroroshye cyane kuba waba monetized, nyine ukaba nka bino binyamakuru Igihe, Inyarwanda, nyine biriya binyamakuru buriya biba byinjiza. Ikindi waba ni ukuba freelance. Hano ureba bya bintu abantu bakunze gushaka cyane, ugakora account yawe kuri social media ukerekana izo serivisi ko uzigira. Tuvuge wenda ushobora gukorera abantu website, gukorera abantu amavideo ya YouTube, kubakorera ibitabo. Hari n'ahantu ushobora kubigurisha nka Fiverr. Ushobora no gushaka umuntu ubigukorera kuri make kuri Fiverr, wowe ukamwishyura ukaza ukabigurisha menshi. Dore ko iyi video hari ikintu igufashije, ndaza gushyira muri description indi YouTube channel yanjye njya nyuzaho ibiganiro bya business. Muze gukora subscribe niba uri interested mu kwiga ibijyanye na business.